Karibu cyane kuri channel Natasha Kiza, nizere yuko uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Nishimiye kubana nawe muri iki gitondo kandi ngushimira nawe umwanya ufashe kugira ngo uze urebe video y'umunsi. Nkuko bisanzwe ndatangira nsuhuza umuntu wasize comment, kandi nawe niba ukeneye ko ngusuhuza wibuke usige izina ryawe kuri iyi video. Umuntu nsuhuza cyane n'uwitwa Isimbi Deborah, akaba ari mu Rwanda. Ndagusuje cyane kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye. Thank you so much kuri message wasize kuri iyi channel. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nereke abakobwa icyo umusore agenderaho aguhitamo kugira ngo ube umwari w'umutima we, cyangwa se ube umwari w'urugo rwe. Kuko ahanga ndashaka kugira ngo mbereke ibintu biri real, ibintu bitari fake. Icyo umusore mu by'ukuri agenderaho ashaka umukobwa azashyira mu mago, bana babandi bo kuryoshya. Icyo umusore agushakaho, niba ubona ko ufite vision, dore ibintu agenderaho. Ikintu cya mbere nuko uyu musore abanza kwinjira deep cyane mu buzima bwawe, akamenya ati ese uri muntu ki, uri umuntu warezwe gute, uri umuntu ukomoka mu uhe muryango, uri umuntu warezwe n'ababyeyi babiri cyangwa se umubyeyi umwe. Donc yinjira mu buzima bwawe cyane kugira ngo amenye uri muntu ki, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nuza mu buzima bwe azamenye umuntu yinjije mu rugo rwe ni muntu ki, uko warezwe, imyitwarire yawe yose. Muri makeya nicyo kintu cya mbere yibandaho. So kuvuga yuko gusa muhura ngo ahite aterura ashyira mu mago. Umuhungu ufite vision ushaka kugira ngo akumenye neza nuko yinjira cyane mu buzima bwawe kugira ngo amenye uri umuntu ki. Ikindi kintu ahangaha usanga iyo uyu musore ashaka kugira ngo afate ibi bintu abishyire ku yindi ntera, nuko amakinga sure yuko uri wa mukobwa uzi kuganira, kandi muri makeya uzi neza gukipinga conversation mu gihe urimo uraganira nawe cyangwa se n'abandi bantu. So iyo uri umukobwa utazi kuvuga mu bantu cyangwa se utazi kumuganiriza mu buhe buryo, ushaka kubona yuko ari ibintu biri simple cyane. Umusore iyo akwandikiye akabona uramusuzuguye, ibi bimuhereza vision y'igihe mushobora kuzabana nawe, uburyo uzaba uri gukominika muri urwo rukundo rwanyu cyangwa se mu rugo rwanyu. So byose abirebera rugikubita, uburyo ufata ikiganiro umuganiriza, uburyo ushyiramo umwete, uburyo umusubiza, uburyo muri makeya uba in touch hamwe nawe. So ibi ni ibintu muri makeya bagenderaho cyane iyo bashaka kugira ngo bafate umwanya wo kugira ngo bakwinjize mu buzima bwabo. Ikindi ahangaha yitegereza cyane uburyo uganiriza abantu bo hanze, haba mu kuba yitegereza ese waba ufite ikinyabupfura, waba ubaganiriza usa nkaho ufite agasuzuguro. Ibi byose aragenda akabyobserva mbere yuko akwinjiza mu buzima bwe. So making sure yuko iyo uri kumuganiriza ubanze uyungurure ibyo ukora byose mu kanwa kawe cyangwa se mu bo uganiriza, making sure yuko mu byo yitegereza cyane kugira ngo utambuke agushyire mu mutima we, nuko making sure yuko byose bigenda neza cyane, uvugisha abandi neza kandi n'ikinyabupfura, kandi nawe uzi kumuganiriza, uzi kumuha care 100%. Yes. Ikindi ahangaha umusore azabanza arebe neza niba uri umuntu wo kwizerwa mu byo ukora byose cyangwa se mu byo uvuga byose. Umusore nta na rimwe azafata umwanzuro wo kuba yagushyira mu buzima bwe azi neza yuko kugira ngo akugirire icyizere mu kantu gatoya bimukuta ibintu byinshi cyane. So ni byiza yuko ibyo uvuga cyangwa se ibyo ukora making sure yuko ari ibintu byizerwa na buri muntu, surtout uwo musore, sibyo? Ibyo uvuga making sure yuko bihura n'ibikorwa byawe. Niba hari ikintu wamupromesinze, making sure yuko ugishyira mu bikorwa. Yes, umusore rero azaguhitamo
akurikije uburyo akwizeye. Ntawe uzakuzana mu rugo rwe cyangwa se abane nawe mu buzima bwe atakwizeye hamwe na gatoya. So icyo ni ikintu rero bakunda kugenderaho cyane. Ikindi ahangaha uzasanga uyu musore yitegereza kuri wowe ati ese uyu muntu mu by'ukuri azabasha ibintu byo kubaka. Muri makeya mushobora kubifata nk'aho ari umukoro woroshye, ariko ni ikintu gikomeye cyane iyo umusore ari gufata decision yo kuvuga ati ngiye gushyira umwari mu rugo rwanjye. Azabanza ashishoza arebe ati ese uyu muntu mu by'ukuri yaba yujuje buri kintu cyose naba nkeneye mu rugo iwanjye. Ese yaba azi gukaribisha abashyitsi, ese yaba azi kunyitaho, yaba azi kumpa care zishoboka zose. So ibi byose azabireba mu ntangiriro ndetse no mu gihe murimo muramenyana, uburyo uzamwitwararikaho, umwereka uburyo uzamufata. Ibi nibyo bizatumuha amahirwe cyangwa se bizatuma aguhitamo. So making sure umutreating nk'umwami, niba ukeneye kugira ngo uzabe mu rugo iwe. Uyu musore akenshi uzasanga abisanisha n'uburyo ashobora kuba abana na bashiki be cyangwa se mama we, uburyo yakira abantu tusa, niba yaragize amahirwe akarerwa cyangwa se n'abandi bavandimwe. So uburyo bakira abashyitsi, uburyo baganiriza abashyitsi, uburyo bita ku rugo rwabo, ibi byose azagenda abirebaho. Hari abantu b'abakobwa bamwe na bamwe, simvuze bose, usanga yuko ari nk'abanebwe, ibintu byose bumva yuko hari umuntu uzaza akabibakorera. So iyo rero ari kuguhitamo, ari kukureba, azareba ati ese uyu mukobwa azabyuka ntekere icyayi anzanire no ku meza cyangwa ni ngewe nzajya kukimutekera. Ese uyu mukobwa azabasha nibura kunterera ipasi. Ese uyu mukobwa azabasha kuntekera. Ese uyu mukobwa azabasha nibura kunterera imyenda yanjye cyangwa se y'abana. So tusa ibyo bintu byose arabyitegereza. Iyo uri umukobwa muzima uzi icyo ushaka, muri makeya ugomba kwitoza imirimo myiza izagufasha mu kubaka urugo rwawe. Ntiwicare gusa ngo uterere iyo ngiyo, abakozi bazaba bahari, buri muntu wese azankorera ibi n'ibi, ahubwo ugahaguruka ukabyiga kugira ngo muri makeya uyu musore mu gihe azaba ari kurambagiza, ari kukwitegereza, azakubonemo ibyo bintu. Yes, icyo rero ni kimwe mu bintu ukwiye kwitondera. Umusore yitegereza, arakureba ati ese uyu muntu azubaka mbere yuko mushyira mu mago. Yes, niba ubishoboye rero urumva yuko ufite amahirwe menshi cyane yuko umusore yagufata. Ikintu cya nyuma ahangaha umusore yitaho cyane nuko yibaza ati ese uyu mukobwa ndi kumwe nawe yaba akunda abana cyangwa se abitaho. Mu buzima busanzwe uzasanga agucisha mu mafamiye hirya no hino, cyangwa se wisange uri muri groupe y'abana. Ibi byose azaba ari gukora observation, making sure ati ese uyu muntu yitwara gute iruhande rw'abana, yaba afite umutima wo gukunda abana, yaba afite ni gute abaganiriza. Ese umukobwa wanjye cyangwa se umwana wanjye w'umusore navuka akajya mu maboko y'uyu muntu azaba ebo yo kumurera, yo kumuha uburezi buzima. So ibi nabyo barabyitegereza mbere yuko bagushyira mu mago, making sure yuko eske uri capable yuko waha education abana azabyara. Kuko umusore wemera kukubyaraho nuko mu by'ukuri aba yabonye ko ufite ububasha bwo kuba wamurerera umwana muzima uzavamo ejo heza hazaza, umuyobozi cyangwa se umunyeshuri mwiza, umuntu mbese uri eduke. Niba rero ukunda abana, ubitaho cyangwa se ufite urugwiro hagati yabo, wumva yuko muri makeya n'aba umunsi bazaza, ibyo byose ubakorera abandi, uwo musore akubona, muri makeya ni kimwe mu bintu bizamuha imbaraga zo gutuma agushaka, kuko abona yuko hari ibintu byinshi cyane witangamo
mu kuba wafasha abana cyangwa se wabaha uburezi mu bintu bitandukanye. Aho uba se ushobora kuba ufite abana urera, ufite uburyo umuganiriza, uburyo abo bana babaho, uburyo ubitaho, utabakritika, donc ukavuga ibintu biri nka positive kenshi gashoboka. So ibi ni bimwe mu bizatuma muri makeya yumva yuko uzashobora kurera abana be, ngo nta musore uzakwinjiza mu rugo rwe ngo umubere umudamu azi neza yuko uri incapable yo kurera abana be. Yes, nkuko yarezwe neza arashaka kugira ngo nawe najya gushaka umudamu azahe uburezi bwiza nk'ubwo yahawe. Yes, nibi bintu rero nari mbafitiye bitanu gusa muri makeya bizatuma umusore aguhitamo akurikije yuko wujuje ibi bintu bitanu. Muri makeya ikintu cya mbere ni ukumenya uri muntu ki. Ikindi ahangaha ni uko uba uzi kuganira kandi ukamenya no kuganiriza abandi. Ikindi ukwiye kuba umwizerwa mu maso ye kugira ngo bimufashe mu gutuma aguhitamo vuba cyane. Ikindi ahangaha ni uko agomba kwitegereza yuko ugomba kubaka urugo rugakomera. So iki ni ikintu kiri très important cyane. Iyo akwitegereza uri wa muntu utigereranya n'abandi, uri wa muntu wumva yuko uzubaka urwawe kandi rugakomera. Ikindi ahangaha ugomba kuba ukunda abana. Yes, nibi bintu rero nari mbafitiye uyu munsi, nizera ko ari birafasha. Niba bigufashije wibuke uhe thumbs up, kandi niba hari ibindi bitekerezo ufite nabagezaho wibuke ubinsigira aho ngaho muri comment. Turi kumwe rero naho ubutaha. Bye bye.